ngo wigire nyirandabizi. Impamvu ibi bintu mbivuze gutya ngo bya nyirandabizi, sinzi nimba ari injajwa cyangwa ari igiki, niba ari umugabo nimba ari umugore, ntago nzi icyo ari cyo. Icyo umuntu nipositingireje agafoto, mukuru wanjye witwa Latifa yari yandodeye agakanzu keza nagakunze, ngiye kukajyana mu mwito w'umuvandimwe witwa Baby, ndipositingira, ngiye kumva numva sinzi serwakira hivu yiraje iravuga idini ni ku mutima w'umuntu. Idini ntabwo ari imyenda. Ushobora kuba wambaye imyenda wikwije guhera hano n'ijisho ryawe yewe urishyiramo rinete ntawe uribona ubimworoheye, ushyiramo ibirinete wenda biri buduhishe n'imbone, ukaba wikwije bihagije, ariko ugasanga uri umurozi. Abantu bankunda nzi neza ko uko byamera kose ibyo abantu bavuga byose hari abantu banjye batazigera bamvaho. ngo ndi umugabo wo kubihamya. Nishaka uri kubireba wivugishwe ngo ngiye ngo si ni wowe nyine. Hari abandi pe mbizi neza ko bankunda, kuko ndagerageza ngiye kubanira abantu neza, ndagerageza kuba umuntu mwiza. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira. Nshimira buri muntu wese umpamagara iyo abonye hashize iminsi 2, 3 ntari kwa porodinga, akambaza ngo bimeze gute, urarwaye, uri muzima, wabuze amafaranga, tukwishyurira ushutinge, bimeze bite? Ukuri ko Imana muri abantu b'ingenzi kandi bakomeye cyane kuri njyewe. Hari igihe aba atari amafaranga yabuze, hari igihe aba atari umwanya wabuze, hari igihe aba atari abatumirwa babuze, ahubwo hari nk'igihe ubyuka ukumva ntuzi ukuntu, nturi muri mood yo gukora, nturimo kwisobanukirwa wowe ubwawe ngo umeze gute. Sinzi nimba ari njyewe gusa bibaho, ariko nzi ko abantu benshi bamwe na bamwe nyine n'ubundi duhuriye kuri icyo kintu. Hari abantu bandi njya ndeba kuri YouTube n'ubundi usanga nawe arimo kuvuga ngo ntago maze iminsi nameze neza, niyo mpamvu naherukaga kwa porodinga. Ni ibintu bibaho, gusa hari n'abo bibaho wenda babuze amafaranga cyangwa akabura umwanya, cyangwa se akaba afite amafaranga n'umwanya ariko akabura ikintu aza kubwira abantu, akumva ikintu cyose ari bubabwire arabyirebera, ari bubyiyumvire nyine. Urumva iyo waporodinze nka videwo ukabona ntabwo abantu bayirebye, hari abantu benshi bisubiza inyuma, hari abantu benshi bica imbaraga cyane, ariko cyane pe mubyumve. Rero nk'uko mwadushyigikiye, ndavugira abandi nanjye ntikuyemo, tugafungura YouTube mukaduha kuraje mu minsi ya mbere, kugeza n'ubu hari abakibikora. Imbaraga mwatangiranye mujye muzigumana igihe cyose. Nzi neza ko njye nshobora kutagushimira, nshobora kutazahura nawe ngo menye kuri wa wundi. Rero mujye mudushyigikira nk'uko musanzwe mubikora, n'ukuri kw'Imana biba ari iby'ingenzi. Iyo umuntu akora akabona abantu baramureba, urahura nawe nyine umubwire. Ibyo nari ndi gukomeza mvuga ngo njyewe nshobora kutazahura nawe ngo menye kuri wa wundi, ariko Imana yo yonyine ibona ibyo ukora. Nawe hari izindi nzira igukoreramo ibyawe, kubera ko nawe hari abandi uba washyigikiye mu nzira zabo nabo bakoreramo cyangwa baboneramo. Rero njyewe uyu munsi nifuje gushimira abantu bamwe na bamwe. Ushobora kutiyumvamo kandi ubizi neza ko hari ikintu cyahatari wakoze cyangwa ugikora kuri njyewe, ariko mbere na mbere reka mbanze nshimira umwana w'umukobwa witwa Nayira. Nayira ubu muri iyi minsi aherereye Dubai. Ntabwo ikintu yakoze hari uwacyumva kuva ko ari ikintu gitoya akavuga ngo ngo nabirenze, ngo ubu se wari ubuze amafaranga yo kubyikorera, cyangwa ngo ayo ngayo si amafaranga yo kuba. Ariko icyo mpa agaciro si amafaranga yafashe ngo ajye kungurira aka kantu muri kubona kanditseho Ketchup TV show. Ni ukuri warakoze, yanguriye 2. Ikindi nawe uri inaha uruva Dubai, yafashe umwanya avugisha umuntu
uwo muntu impamvu navuze izina rye arazwi, ushobora gusanga muvuze tutabyumvikanyeho akaniga, afata umwanya baravugana, kandi uwo muntu nawe aba afite akazi kenshi, barafatanya, bakorana n'umuntu uri mu mujyi, baradukora mbere ntibyagenda neza nk'uko twari twabishatse, barongera bakorana none utundi tuza kumera gutya nk'uko twabyifuzaga. Nayira rero ndaza gushyiraho ifoto ye mumurebe, abantu benshi namwe muramuzi, yagiye ajya mu mavideo, niyo mubona ifoto murabona ahantu henshi mumuzi. Nayira njye tuziranye kera tuba Rwarutabura, twese tukiri batoya. Rwarutabura ntabwo twari za nshuti zo kuvuga ngo za danje, ngo zihorana ngo umunota ku wundi, cyangwa nari nkabije nanjye umunsi ku wundi. Kandi twari duturanye, iwacu n'iwabo hari harimo nk'ibipangu bibiri cyangwa bitatu hagati. Twari inshuti, twize ku kigo kimwe Portugal, urumva ikindi dusa naho tungana, no muri quartier gukina byari bimwe, ariko ntabwo twabonanaga buri munsi ku buryo bavuga ngo hano hanyuze Neri ngo nande, ngo hanyuze Nayira ngo nande, ntabwo ariko byari bimeze. Ibaze rero kuba umuntu mutari inshuti bingana gutyo bya cyane, ngo nabona watangiye gukora akuzirikane, ntahari ngo agende abyikorere, ashyizeho undi muntu, uwo muntu nawe yemeye kugufasha. Ni ukuri kw'Imana, Nayira warakoze, Nyagasani asubize aho wakuye. Nayira hari filime twakinanye yitwaga Abavandimwe, iza kumera gutya iritambika birapfa, sitwakomeza. Ikindi ni ikihe harya buriya, ibindi reka mbireke nzabimwibutsa. Urumva ni umwana mwiza, ndamushimira ku mwanya we yafashe, arambwira ati ko mbona ujya ukoresha ziriya mikoro zo mu ntoki, kubera icyo udashyiraho logo yawe. Ndambwira mbifite muri gahunda, hari igihe ushobora kuba ureba ikintu ukabona ntabwo ndi kugikoresha cyangwa nta gihari, ariko biba biri mu nzira nyine, biri inyuma. Noneho ndamubwira ndi mu nzira yo kuzabikora, ndabiteganya kuko nyine mba mbyifuza, mba mbona binagaragara neza, ni na kimwe mu bintu biba bikenewe. Noneho nk'umwana mwiza, nk'inshuti nziza, yahise abikora arazigura. Umva ko yaramfashije cyane, amafaranga nari kuzazikoreshamo azakora ibindi cyangwa yakoze ibindi. Nayira rero warakoze, n'umuntu wantumyeho, mwarakoze cyane, Imana ibamere umugisha, muri abantu banjye, mwarakoze cyane, Imana ibamere umugisha kuri buri kimwe. Nyagasani hazi ibyifuzo byanyu. Ndashimira buri muntu wese wabaye umusabu wanjye, umuntu ureba ibiganiro byanjye. Hari abantu bagenda bakareba ibiganiro by'abantu bari kunuka, umva akandikaho comment, nkahita mvuga ni bundi hari igihe tuba dufite abafana, hari n'igihe tuba dufite abakunzi. Mfite abantu bankunda, nzi neza ko uko byamera kose, ibyo abantu bavuga byose, hari abantu banjye batazigera bamvaho. Ngo ndi umugabo wo kubihamya, nishaka uba uri kubireba wivugishwe ngo ngiye ngo si ni wowe nyine. Hari abandi pe mbizi neza ko bankunda, kuko ndagerageza ngiye kubanira abantu neza, ndagerageza kuba umuntu mwiza, ndagerageza kuba umuntu ndagerageza kuba imvange, ntabwo ndi umuntu mubi, ntabwo ndi umugome, sibyo. Buriya maze iminsi mfite ibibazo, ntabwo nisigaga, ubonye ukuntu narinde gufungura amavuta. Rero nyuma yo gushimira Nayira, hari umuntu wanyandikiye kuri Instagram, mbere na mbere ngusabye imbabazi, natinze kubona message, nasanze message ze zari zimaze hafi ibyumweru bitatu, hagiye gushira ukwezi, mumbabarire. Instagram yanjye mfite akadefo ko kuyikoresha gakeya, ariko mpereye uyu munsi ngomba kuyikoresha nko nkoresha WhatsApp, ngomba kuyikoresha buri munsi, nkajya nsoma, umva hasi no hejuru. Nijoro nagiyeho nsoma ama message 20 nari nsigaranye nayo narasoma, nsangamo umuntu wanyandikiye, sindi buvuga amazina ye, yanyandikiye aka message gato, si ngombwa wenda ko ndi bugasome nkareba, ariko nagafashe mu mutwe. Yaranyandikiye ngo Kecha uraho neza, ndagukunda, ambwira ko nakunda bampinga,
arambwira ndabakurikira cyane mwese ndabakunda, imana igikomeza ibafashe mu bintu mukora mwawute mutera imbere. Ati ariko mfite ikibazo, ndifuza ko wangira inama. Ngo afite baramukazi be b'abana beza, baramukazi be b'abana beza bisanzura bagakabya. Baramukazi be mwabyumvishe ni abana beza, yanditse ni abana beza pe nta kibazo cyabo, ariko barisanzura bagakabya. Ati no, kugeza ubwo nasanze basigaye bajya mu cyumba cyanjye, nimba ndi hanze yakumva ko hari wenda, reka mvuge urugero, sindi buvuge ikintu bagiye gufata kugira ngo n'uwo muramukazi we atahita abyumva kumva ko ari we. Kandi yego hari igihe udashaka gushyira hanze ijana ku ijana ikintu, ariko ukeneye kumva inama z'abantu. Nk'ubu ngubu nkaba mfite nk'iri cupa ry'amazi nkaritereka mu cyumba cyanjye, nka muramukazi wanjye nawe ngira, umugabo wanjye murabizi ko ari ikinege, wenda akaba arikeneye kugira ngo buri cupa rirafasha kunywa amazi menshi cyangwa kumenya ingano y'amazi wanyweye, akaba arishaka akahita yinjira mu cyumba akagenda akarifata. Ubundi icyumba cy'umugore n'umugabo ntabwo ari ahantu umuntu uwo ari we wese nyine agenda akinjira, kereka uwo washatse ko wowe yinjiramo, kandi nabwo buriya haba hari impamvu. Rero mu gihe umuntu atashatse ko winjira mu cyumba cye, subutu arambwira ati rero nahera hehe njya kumubwira, ese nabinyuza mu buhe buryo kugira ngo mubwire ariko sabifate nabi, nyine uburyo bwiza nabivugamo kugira ngo abyumve ko binjena, ntanabishaka ko byakongera, ariko nanone bitagaragaye nabi, bitazanye amatiku, bitagaragaye ko yamwishyize hejuru cyangwa iki. Abivuze njye numva biranyobeye, ndamubwira rero kuri njyewe nshobora kugusubiza nkanjye ugasanga nanjye ibintu nkubwiye ni amafuti, ahubwo icyiza ni uko naza kuza kubivuga mu kiganiro nzakora. Urumva ni byiza ko nanabibonye nijoro, uyu munsi mfite gahunda yo gukora, hanyuma abantu benshi mukamugira inama, sibyo? Ikindi nsaba abantu mujye mumenya uburyo mugiramo abandi inama, ntukajye kugira umuntu inama cyangwa kugira ikintu umubwira ngo wigire nyirandabizi. Impamvu ibi bintu mbivuze gutya ngo bya nyirandabizi, sinzi nimba ari injajwa cyangwa ari igiki, niba ari umugabo nimba ari umugore, ntago nzi icyo ari cyo. Icyo umuntu ni postingireje agafoto, mukuru wanjye witwa Latifa yari yandodeye agakanzu keza nagakunze, ngiye kukajyana mu mwito w'umuvandimwe witwa Baby, ndipostingira, ngiye kumva numva sinzi serwakira hivu yiraje iravuga ngo ariko kabisa ngo nta busiramu bwawe. Ubusiramu bwanjye wowe urabuze? Ese ubundi ubwo kuvuga ngo nta busiramu bwanjye, ubwo busiramu uvuga mbaye mbuhabwa na so cyangwa na nyoko ntiwabunyiciraho? Idini ni ku mutima w'umuntu, idini ntabwo ari imyenda. Ushobora kuba wambaye imyenda wikwije guhera hano n'ijisho ryawe yewe urishyiramo rinete ntawe uribona ubimworoheye, ushyiramo ibirinete wenda biri buduhishe n'imbone, ukaba wikwije bihagije, ariko ugasanga uri umurozi, uri umutindi wo mu mutima no mu magara no mu magufa, n'amaraso yaramunzwe kubera icyo kintu. Mujye mukura rero utugambo tutamesha aho ngaho. Nimba uzi neza ko ugiye kubwira umuntu ati njyewe ndi kumva, wamubwira gutya na gutya, wiza kuvuga ngo ariko ngo abagore b'ibigoryi ngo babaho, ngo ubuse ngo yabuze ngo ukuntu ngo abimubwira. Nshuti yanjye, uwo muntu nyine niwe aka kanya arimo aragisha inama, ariko ejo cyangwa ejo bundi nawe ni uko nguko niko byamera. Kuri iyi si nta muntu n'umwe n'uyu n'umwe ubayeho mu buzima yishimiye hafi ya buri munsi. Reka reka, uyu munsi ushobora kuba nishimye mu kanya gatoya, mu minota itarenze 10 hakagira ikintu kitari cyiza kikankura muri mudu nayo nibiremo, kikamvangira, giturutse hafi cyangwa kure. Niba ugiye kugira umuntu inama cyangwa wumva hari comment ushaka gutanga ku kintu, banza utekereze neza, kandi nimba wumva nta kintu cyiza gishobora kuba kiva muri wowe, byihorere. Nta gahato karimo ko kuba umuntu yakubwira ngo nyine ngo wajya kwandika, nta mbaraga zirimo, ntago ari intambara. Aho kugira ngo wifate ujye kwandikira umuntu ngo asiki nguri ikigori nguri igiki, byihorere nshuti yanjye.
ntabwo iyo comment mbi yawe rwose nitaza hari ikintu kindi kibi cyangwa cy'igihombo kiba kijemo rwose, sibyo? Njye nanone ngaruke gato nshimire umuntu wanyandikiye. Hari umuntu wanyandikiye kuri nimero yanjye bisanzwe, amereza message ngo ugiye ngo utinya Imana. Ndayitinya cyane. Ngo ujye utinya Imana, ngo wambare wikwize, ngo ni urwibutso rwiza, ngo kandi ngo dukundane kubera Allah, ngo twangane kubera Allah. Wowe wabinyandikiye ni ukuri kw'Imana ufite ikinyabupfura gihagije. Hariho abantu bajya kubwira abandi bavuze nka kuriya wavuze, nta muntu nyine utakishimira kumva abantu nk'aba ngaba. Ndagushimiye ko wavuze neza ikindi ukavuga. Yanyandikiye message ndende kandi mu mpano mfite ntafite niza gusubiza message ndende zose. Ndasoma nkumva ikintu mbwiye, njyewe mu kuvuga kwanjye ni amagambo make. Umva, nshobora kugusubiza amagambo 3 cyangwa 4 ariko azavuga kuri bya bindi byose wanyandikiye. Ntabwo ari ukwirata, niko njyewe neye. Kereka turi kumwe gutya amaso ku maso, nakubwira ukajya ugira gutya upe, ariko kuri message ho nuko nguko. Ntakoresheje voice note ntago rwose ndi umufana wo kwandika cyane, oya ntago nabishobora. Urumva, warakoze ibyo wambwiye narabyumvishije, kandi buriya kuba ntambara sheria suko nyobewe ko ndi umusiramu, suko nyobewe ko zinambera kuruta iyindi myenda yari yose nambara, suko man ubuse nkubwire gute, suko nyobewe ko nzambaye nyine ngo naba nikwije nkuko wowe ubishaka cyangwa undi wari we wese. Nkunda sheria. Ikindi ni Imana, Mana yanjye ni Imana inshuro 1000. Ndayitinya pe, kuko buri umunsi ku wundi ndeba mbyutse ndi muzima. Hari abantu tungana bavuye mu buzima, hari abo nduta, hari abanduta, hari utuhinja, hariho abamama batarabona urubyaro, hari abamama bakora ubukwe bagera mu ngo zabo bakamara hafi imyaka 2, 3 batarakora ubukwe, ariko we batarabona urubyaro. Icyo kintu ngo kirababaza cyane. Ntabyo nzi, ngiye nkora ubukwe kwezi kumwe nabonye imihango, ukundi mpita mbona ndatwise. Nshimira Imana icyo kintu ko cyabaye. Rero hari undi mumama twahuye, nimba ntarigize mbivuga mu biganiro byatambutse, twahuriye mu bukwe, arambwira ngo uyu ushima Imana ko wakoze ubukwe ukahita utwita. Abimbwira numva ntago nabifasheho umwanya, nta nubwo numvishije cyane ikintu ashatse kumbwira, ariko nyuma nyine nabitekereje ndavuga hari abantu twumva ngo bakoze ubukwe, babanye n'abagabo babo batinze kubyara, umugabo arahindutse cyangwa famiye batangiye kuzajya bababwira nabi. kandi nukuri Imana niyigena, Imana niyigena, ntabwo ari twebwe twigenera. kandi ni byiza kurindira igihe cyawe kikagera, wihatiriza. Urahatiriza ku bintu utihereza uba ugira ngo bigende bite. Nuhatiriza nturi bwitere inda ngo ifate, ninafata ntabwo ari wowe uri butume ibamo aho ngaho amezi 9 kuzura ukabyara. Buri kintu cyose rero gifite igihe cyacyo, kandi ni byiza yuko dutegereza igihe Nyagasani yatwandikiye, tukakira icyo Imana iduhaye. Ikintu icyo ari cyo cyose kikubayeho mu buzima bwawe aba ari igeno ryawe. Ntukivugishwe ngo Mana we, ngo kubera icyo ari njyewe, ngo ni wowe. None se uragira ngo bijye kuri inde wundi? Ko n'abana b'impanga umwe ashobora kuvuka, umwe akicara vuba, kandi wenda tubare ngo abakobwa ngo nibo bicara vuba, bose ari abakobwa, uwa mbere cyangwa uwavutse ari uwa gatatu akaba ariwe wicara mbere, abandi bataricara. Utaricara avuga ngo kubera iki ngo njyewe. Buri kintu cyose kije, cyaba kibi cyaba cyiza, shimira Imana, uvuga alhamdulillah, cyangwa uyishimire mu buryo bwawe. Niba ari n'impanuka wakoze, shima Imana, kubera ko hari igihe wari buyikora ukayiburiramo ubuzima, ariko irabaye, wenda ukomeretse ku rutoki, ugiyeho uravuze ngo Mana, ngo kubera iki ngo bino bintu ngo byose ngo ari njyewe ngo oya. Rero bantu munkurikira, ariko simba mpamya ko abantu ngiye bankurikira aribo bandika ziriya comment zimeze nkaho zuba zuzuyemo amagini, wagira ngo mbababarira. Buriya ni nk'umuntu ubundi akavuga ati ariko ubundi uriya kubera icyo ari guseka,
kubera icyo asa kuriya, kubera icyo yicaye kuriya, nyine akabona ntabwo afite ubushobozi bwo kuba yabinyambura, ahubwo agahitamo kujya kwandika igikomenti gipfuye. Ntabwo aba ari byiza. Ngewe ikindi kintu, izo komenti zanyu zipfuye rimwe na rimwe hari nubwo ntazibona simbabeshya, ahubwo abandi bantu bakazinyoherereza, n'abantu mujya munyoherereza izo komenti zipfuye mujye muzihorera, kubera ko nta kintu mba ndi bubikoreho usibye nyine kuba ntangira kwibaza kuki hari abantu nyine ibibazo bya famiye byanyu kuki mubizana natwe mugashaka kubitwuzuzaho, cyangwa tugahura n'ibyo bintu byanyu bitameze neza. Uwo muntu wanjye rero wagishije inama, ndabasabye abantu muri hano mwubatse, abatubatse rwose, iki kintu cy'iyo nama y'uyu muntu mwirirwe mugira ikintu mumubwira. Ndasaba abantu bubatse, baba mama bakuze cyangwa se abantu bari mu rugero ruri aha ngaha bubatse, ariko nimba ukiri mu rugo cyangwa muri geto wirengagize gatoya kuri aka kantu. Umuntu wubatse ndagusabye, umuntu mugira ikintu mumubwira. Ku ruhande rwanjye rero, ngewe numvishije hari igihe ku mugani umuntu muba mwisanzuranaho cyane pe, cyane muri inshuti, hakazamo akantu nk'ako ngako kuri we ashaka kugakora yumva ko ari akantu koroshye atanagambiriye kugira ngo akubangamire cyangwa kubabaze, ariko kuri we bikaza ukundi kuntu. Ku ruhande rwanjye numva yamufata akamubwira ndabizi ko uri umwana mwiza, tubanye neza, turi abashuti, ariko ikintu cyo kujya mu cyumba cyanjye ntabwo ari sawa, ntabwo nakibonye neza, ntabwo mbikunda, umbabarire ntibizongere, kandi umbabarire nanone ntibigaragare nabi. Iyo nama murumva yuzura cyangwa iracagase? Ngiye ku ruhande rwanjye ni gutyo mbyumva. Ndasaba rero n'abandi bantu mumfashe mumugire inama, sibyo neza, apana kuza mwivugisha ngo uwo mugore ngo nta bwenge agira, ngo ubwo se ngo kugenda akamubwira ngo sinkeneye kuzongera kukubona mu cyumba cyanjye ngo byamunaniye. Ndabinginze, buriya iyo ufashe umuntu ukajya kumubwira ikintu nyine umukankamira cyangwa umwereka ko adafite gutekereza, ntago yumva n'ikintu umubwiye. Ngewe ushaka kunkorera amakosa pe, nkabibona ko wabikoze ubishaka, nkakwitegereza nkakwihorera, kubera ko uba uri gushaka umujinya wanjye, nkabanza nkakwihorera, ubwo namara gutuza nkagufata nkakwicaza hasi nkakubwiza ukuri, kandi nkakubwira rimwe, ubwo bwa kabiri ntabwo nakirirwa njya kongera kugusubiriramo nanone kuri cya kintu. Nta mpamvu, kuko uba uri umuntu mukuru, akenshi uba wabikoze ubizi neza ko ibyo bintu atari byiza. Icyiza rero, ubaye uri nk'umushuti wanjye, noneho mana yanjye, ubaye uri nk'umushuti wanjye ukankorera ikintu rimwe kabiri ku bushake ubizi neza ko uri gushaka kumbabaza, ubwa gatatu wazaza kunshaka ngo uje kukinkorera ukagikorera umuyaga, kuko ntabwo byashoboka ko wambabaza rimwe kabiri gatatu ngo ngukundire. Nzi neza ko turi abashuti. Umuntu agira inshuti kugira ngo zimubabaze? Ubundi kugira inshuti ni byiza, sibyo? Iyo ufite umushuti wawe mushobora kuba mwatera story, ushobora kuba wamuhamagara ukamubwira ati ariko wabonye ikiganiro cya runaka, wumvisha akantu yavuze ukuntu kari gasekeje, wumvishije runaka akantu yavuze ko nari ubwenge, nanjye nari nkazi, ariko byatumye noneho nkamenya kurushaho. Urumva ubu wamufite umuntu muganira ku bintu bimwe na bimwe bizima. Reka rero uzagire ya nshuti y'inajyuwa igira amafuti nk'ay'imbwa. Imbwa nizo zigira amafuti menshi cyane pe, afite amafuti nk'ay'imbwa ku buryo agukorera amakosa, waba ufite n'urugo kandi nawe yubatse, akumva ari ku rugo rwawe yarubuza amahoro, ku buryo aramutse ashoboye kugera nko ku mugabo wawe akajya kumubwira ibintu bishobora gutuma wowe nawe mugirana ikibazo, yabikora, cyangwa akabicisha mu zindi nzira azi neza, ashaka kutaba direct kugera ku mugabo wawe, ariko agaca ku wundi muntu akabimubwira, ikindi ntabimubwire biri uko byakabaye, akabivuga yabivangavanze bikamugeraho, yakumva hatangiye kuba akantu k'induru, abantu batangiye kubona ko umuntu atari muzima muri sosiyete,
atangiye kubona ko nyine batangiye kumuvumbura noneho yakitekerezaho wenyine akavuga ariko ibi bintu ubundi inyungu yabyo ni iyihe. Ba bantu bashatse gushwanisha ngo baserere bya nyabyo ntabwo byabaye, nta nubwo banatandukanye. Nimba hari n'icyo bavuganyeho nabi bakivuganye mu isaha imwe, ya kabiri bavuganye neza cyangwa iya gatatu, akabona byose byarahombye nta kintu bimaze. Sasa rero akaza yigize nk'uruvu. Ubwo kwigira nk'uruvu ni uko ahantu hose ageze arahinduka. Niba ari muri ba bantu ashaka ko bashwana arisetsa, niba ari kumwe na wa wundi ashaka gutuma aririza, nshuti yanjye arivugisha, arimo aririza kugira ngo yumvikanishe ko ibintu arimo aravuga ari ukuri. Agatangira njye mbabajwe n'ukuntu nteri gutya na gutya, akivugishwa nk'aho ababaye, akiriza, akigira umunyemuhe cyane kugira ngo ya magambo arimo arayabwira ayatware bagende bashyiremo umunyu. Reka noneho ahindukira agera ahandi hantu ashaka kujya kuvuga za nkuru agaragaza ko wa mushuti we adashobotse. Uzi runaka, ye baba we cyakora uriya mugore nta bwenge agira, ngende we nabikora gutya, wowe. Kandi akenshi uba usanga uwo muntu ari umunyamafuti, birirwa bamuhondagura, yarigize nyirandabizi ahantu yicaye. Niba muri aba bantu nka 4 batatu muricaye, ari kubabwira ukuntu mwicaye atari ko mwakabaye mwicaye. Umuntu uzi ko ateye gutyo cyangwa afite umushuti umeze gutyo, ariko aba bafite abashuti bameze gutyo, mwereka mbihorere. Wowe uzi ko uteye gutyo, ibyawe ari ukwicara ukavuga, ukigira nk'uruvu, aho ugeze hose ugahinduka, ukibwirisha abantu inkuru z'ukuntu urenze. Hari umuntu umwe nzi, hari ukuntu nk'iyo nk'ubu njye nawe tugahana gahunda, nkamubwira wenda kanumve nk'ikintu, urugero wenda tukaba twavugana ko ndi bumutize nk'inkweto ndende, sibyo, z'umukara wenda zifiteho akantu ka gold, akagenda akajya kwicara mu bantu akababwira ukuntu yaguze inkweto ndende y'umukara iri hako kantu. Ya nkweto namwemereye kumutiza, akagenda akavuga ukuntu yayiguze, ari nayo azambara wenda muri ibyo bintu bazajyamo bose bambaye umukara n'ibiki. Reka rero azamuhamagare muhinduke, wenda mubwire nisha za nkweto rero ntago biri bushoboke, ntabwo ndi bubone wenda umumotari ndi buzihengaze kuzanire, ndabona bitari bukunde. Bikaba ngombwa ko bihinduka, nugukata agasubira inyuma akajya muri babana akababwira, njyewe rero maze kubona ko bitari bushoboke ko nambara ziriya nkweto nyine z'umukara ziriho akantu ka gold, ahubwo hari izindi mfite z'umukara ziriho n'umweru, ndabona aribwo ngiye kubikora gutya na gutya. Ukibaza ba bantu ugiye kujya kubwira ibyo bintu bya mbere ko batari babikubajije, ibi bya kabiri byubizanye gute? Si byiza. Ba wowe niba uri injajwa utunze no kubeshyera abantu no kuvuga ibintu bitari ukuri, mera gutyo nyine, wigera mu wundi mwanya ngo wumve ko ushaka kuba umuntu muzima kandi nta buzima bukurimo. Niba kandi wumva ko ugerageza kugira ukuri muri wowe, ko nta muntu ubaho uvugisha ukuri 100%, kuvugishe ibintu wumva by'ibinyoma cyangwa by'amatiku bidafite epfo na ruguru byamagana. Niba ari n'umuntu utangiye kubikubwira umuguti rero, mu nkuru nkunda kumva ntabwo mba nshaka kumva ibintu bya runaka, ubireke. Reka ibintu byo kuvuga ngo ahantu hose ngomba kuhaba, ngo niko umunyamujyi abaho, ngo niko umunyabwenge abaho, ngo nshuti yanjye, hari igihe unzaho ukambwira, ejo ukajya ahangaha ukabwira undi, ejo ukajya hari ukabwira undi, twese twamara kumenya ko uri agaki buriya sinzaga ni kasuku harya kagasimba kavuga cyane. Twamara kumenya ko ikiza cyakaho kugasubiramo ibyo hari kumvishije, twamara kumenya kuri wa muntu wumva ibintu akabihimba akabikora uko abishaka, akashaka kugaragaza abandi bantu nabi, agashaka kugaragaza ko arenze ibintu byose abizi, ko nimba ikintu kitabaye bakaguhakanira, ahubwo wowe ko ari wowe ucyanze kandi nta uzi impamvu. Nimba uzi neza ko ikintu kitari kugenda neza kubera amakosa yawe, icara uvuge ngo ndabizi ko ndi umunyamakosa kandi ndashaka kuba umuntu muzima, ndashaka kugendana n'abantu mbona bafite ikintu kizima bampinduraho cyangwa bangezaho. Reka mbe ndekanye n'ubu bucakura bwanjye n'ubugegera n'ububobo n'ubujajwa n'ubuki, ahubwo nige kuba ndi kumwe n'abandi bantu, dutere stories z'amablague, tuvuge ibintu biri hanze
nyine bya bintu biba biri ku muhanda n'ubundi byijyanye iyo uri buvuge ntibijye kuba ubujajwa ubivuga uko biri utangire kwiga kuganira n'abantu utuntu wumva tudafite umuntu n'umwe wicaraho ngo ufate inyama z'undi muntu ujye kuzirya kubera amagambo yawe adafite ikintu ari bukumarire sibyo njyewe nimba uri inshuti yanjye ukaba ufite defo yo kuza kumbwira abandi bantu sha umunsi wabitangiriye uwa kabiri wapi ntabwo biba bikunda nkoresha uko nshoboye niba utangiye kumbwira nkakuganiriza ibindi cyangwa ukambwira niba wicaye ahamba ndaha ndeba gutya ukajya umbwira watangiye kumbwira abandi bantu ukabona ntago mba nkeneye kubyumva urambwira ibintu by'umuntu ntari bugire ikintu mbikoraho mbishyire ku mutwe wanjye mfite n'ibindi byuzuye hejuru y'umusatsi ujya gushyiraho ibibazo byawe n'amatiku yawe adafite epfo na ruguru wapi ndasaba abantu mufite ibyo bintu byo kwicara mukagenda mukajya ku bandi bantu simvuga abo kuri YouTube abakora inkuru ni benshi mu uburyo abantu bakoramo inkuru nibwo buba butandukanye ariko inkuru zirakorwa nshaka aka kanya nakicara nkabwira umuntu turi kumwe wenda nkavuga nko kuri Latifa nkamuvugaho ibintu bitari byo bidahuye nkabeshya none hariho n'abantu bigirira ibintu byo kubeshya mu nkuru ze zose akavuga ibintu byo kubeshya tera agastori gatoya ku mushuti nigeze kugira kera umukobwa sinzi ibintu twarebaga muri telefone ye abanyeretse inzu nk'uko kerekana hano abanyeretse urabona hano hari irangi ry'umuhondo nkavuga ngo nyine mu rugo ngo hano ni mu rugo ngo ahangaha ngo inyuma ngo dufite aka kana nyine sinzi ikintu twavuze bijya kuhura n'ibyo ngibyo afata ifoto anyereka ngo ko ari mu rugo ngo ahangaha ngo inyuma ngo twebwe ngo hameze gutya na gutya ibintu nk'ibyo hacamo igihe kinini pe kingana n'amezi nk'atanu cyangwa 6 iyo foto yinyeretse muri telefone ye reka rero ngewe bizabe ngombwa ko njya gushaka inzu ngo nimuke aho nabaga njya gushaka inzu ndayibona maze kuyibona nayibonye ari nijoro ndagenda nayibonye ari nka saa 12 saa moya uwo muntu twari dufitanye gahunda yo guhurira i Nyamirambo reka tuzahure kuko yarazi ko ndimo ndashaka inzu mu butere story y'ukuntu nabonye inzu ndambwira hari ahantu hanaha nahabonye inzu ejo nzajya kwishyura noneho hacamo nk'iminsi nk'iyindi nk'ibiri cyangwa 3 nitegure kwimuka reka zibagirwe abantu babeshya bagira n'akandi kantu ko kwibagirwa reka zibagirwe ko yanyeretse ahandi hantu ngo ni iwabo aho hantu yanyeretse ngo ni iwabo hatandukanye n'ahantu ngewe nari nabonye inzu kandi mu by'ukuri aho nabonye inzu ni iwabo mubwire naha hameze gutya na gutya nyiri inzu n'uyu aho hantu ko ndi kumva ari iwacu najye mu mutwe ni iwabo se gute kandi hari ahandi hantu yanyeretse ndamwe none se ko ahantu wanyeretse iwanyu muri telefone hatandukanye n'aha ngaha ngewe nabonye abarambwiye ngo mu rugo se navuze gutyo aba nk'umuntu wibutse nyine ko yambeye arangije haranakweretse ni mu rugo handi iwacu dufite amazu menshi dukodesha handi urumva naho ni mu rugo na hariya ni mu rugo ansubije gutyo nanjye numva byashoboka hari igihe mu rugo haba hari irangi ry'umuhondo hamwe dufite indi nzu wenda i Nyamirambo hari irangi ry'icyatsi dufite indi Kacyiru hari iry'umutuku ibyo ndabyumva nyine ndavuga kanirengagize buriya nibyo nanga no kubifata umwanya ko numvaga ko bishoboka umva muri Kigali hari abantu bafite amazu n'akazu menshi pe ibyo rero sinigize nirirwa bitindaho reka nzimuke ahubwo noneho ngende mbimenye neza ko naho hari ikintu nyine wifata ukabeshyamo umuntu ngo yari inshuti yawe jewe nikomeza hari igihe umbeshya ikintu wumva ko ari gito ariko nkatekereza ko ni kinini ushobora kukimbeshyaho kandi buri umuntu w'umunyabinyoma nimba kubeshya 1 2 3 jya utekereza ko umuntu ashobora kukubeshya akanagushyira mu bibazo ushobora kuba uri kumwe n'umushuti wawe akaza akakubwira ati mu rugo twagurishije tubona wenda baratugabanya izi miliyoni 10 ubona
nizo ngewe bamaye nk'umunani wanjye kandi mu by'ukuri yayibye, akakubwira rero tugende ndashaka kukugurira ya telefone wifuzaga, ya saha, ibiki nyine akabikugurira, akagusohokana, bikaba bimeze neza nk'umushuti wawe, kumbe ayo mafaranga nayo yibye. Leta nijya kumufata bazafatana n'abo bagiye bayasangira, kuko baba bumva ko nawe wamuhishiriye, sibyo? Uri umufatanyacyaha. Ibyo bajya kubimenya nyuma warayemo rimwe kabiri gatatu, ubwo si yaba ari inshuti nyabaki. Ubwo ngubwo singezeyo nza kumenya ko umukobwa yambeshya, inshuti yanjye irambeshya, imbeshya icyo kintu ngenda mbona n'ibindi mpita mbona ko ntabwo aba we ngo yemere ubuzima arimo, si bubi. Ubuzima urimo hari undi muntu uri munsi yawe ubushaka, nubwo bukugoye, nubwo hari ibyo ubona ari uko wavuze urwanga rukakurenga, nubwo hari ibyo ubona ari uko wirukanse wananiwe kuryama, sibyo? Hari abantu bariho bataryama umunsi ku wundi, baryama byibura iminota 30 cyangwa isaha imwe. Ubuzima bwose ufite shimira Imana, hari umuntu uri munsi yawe ubushaka. Wijya rero mu bantu ngo utangire ubabeshye ibintu by'ukuntu ubayeho, ubeshya abantu ko ugira akazi, ukwezi kwa mbere gushire haza ukwa kabiri, haza ukwa gatatu, ese numbeshya ko ufite akazi kandi nta kugira, wenda hari ahantu nshobora kujya nkasanga bashaka umukozi, nakabaye ndangira wowe, wenda nkanahava mvuga ati njye abantu tuziranye ufite akazi abo, kandi si buri muntu wari wese umuntu arangira akazi. Urangira akazi wa muntu byibura ubona ko yapfa kugira ikintu atanga muri ya kampani agiye gukoramo, cyangwa ko yapfa kuba umunyakuri, ko atazaguteza ibibazo, sibyo? Akajya ahantu h'abandi akahiba, ejo n'ejo bundi akaba ariwe bafata bakajya gufunga, sibyo? Atari wa muntu uzagenda nyine ngo agusebye, akora ibintu nimba ari akazi akajya yigendera bwenda gucya, mu kazi yirwa avuga nabi, nta muntu n'umwe abaniye neza, sibyo? Bantu mufite akadefu ko kubeshya, mukabeshya mugakabya, izina ry'Imana mujye mwitekerezaho. Nababwira iki? Mushobora gukomeza mukabeshya niba mwumva ko ariyo mahitamo, ariko nugira umuntu ubwira ibintu byawe ukabona yagukuyeho amaboko, uzamenye ko yagutahuye. Umva, yamenye ibyo bintu byawe wirirwa ubeshyamo abantu. Nk'ubu ngewe hari abantu mushobora kuba mwarambonanye nabo, mutazigera mwongera kumbonana nabo, nta gafoto kanjye nabo gacicikana nabo. Kubera iki? Kubona ko uwo muntu ntago ari umuntu, nukomeza gukururana nawe uzisanga ahantu nawe ubwawe utatekerezaga. Buri muntu ari kuvuga ibintu by'ukuri kuri wowe, urabyumva ukigaye ukavuga ati ahantu nabaye ikijajwa, nagiye kujya kuvuga ibintu byanjye, ni unabimubwiriraga iki, sibyo? Ukigaya ukanikubita agashyi. None hari igihe ujya kumva umuntu aricaye ari kuvuge, yagufasheho umwanya ari kuvuga ibintu byo kubeshya. Ntago ari byiza, mugabanye ibinyoma, sibyo? Ushakira ahandi, wenda ushobora kuba ucuruza ibintu ukajya ushyiramo amakabya nkuru yo kugira abantu babigure, ibyo ntacyo, ariko wikwifata ngo wicare ukora inkuru zitari iz'ukuri, uzijyana aha, ejo uzijyana aha, ujya gutera umwana w'abandi ibibazo abe hatishimye, umutima wirirwa umurya yumva ahangayitse kubera wowe. Uwo muntu urimo urashaka kubuza amahoro, ejo nawe cyangwa ejo bundi hari undi uzabyuka akaza kuyakubuza. Ntutegereze ko hari ikintu ngo uzakora uri kuri iyi si ngo ukazabona ngo ingaruka zacyo ari uko wavuye kuri iyi si. Reka rwose, tuzajya tubona ingaruka z'ibyo dukora turi kuri iyi si, kuko niyo tubikoreraho. Ntutekereze ko Imana izajya kuguhanira aho tutabona, izajya iguhanira hano. Niba ufashe umwana wawe ukajya umuganiriza usa nkaho urimo uramucurika, utarimo uramwereka ibintu bizima wakabaye umwereka, numwishyura ishuri, numwishyura imyuga, nta kintu na kimwe kizima umukore, nta n'umurimo iwanyu mugira ngo byibura uzawuha uwo mwana wawe ngo abashe kuba yabaho. Reka, ahubwo ikintu kizima urimo uramwereka ko kujya mu bagabo nibyo bintu byiza, nibyo bintu byamufasha kubaho, uri umukobwa mwiza, genda ubagire gutya. Hari abana b'abakobwa hano hanze barya amafaranga y'abagabo kubera ababyeyi babarera.
ibyo nabyo ni ikindi kiganiro tuzabigarukaho. Mana we ndavuze umutwe urandiye. Iki kiganiro cyari imvange, kanongere mvuge nitonze, cyari imvange. Mugire inama umuntu watubajije ukuntu hari igihe duhura n'ibintu nyine pe ntitumenye uburyo tugomba kubyitwaramo. Njyewe iyo ndi muri situation mbona itoroshye cyane ntari bubashe kubwira umuntu nk'uko mbyumva, ndaceceka ibintu nkabihereza igihe, hari ubwo bishira, iyo byanze gushira ndakomeza nkaceceka, kubera ko guceceka naje gusanga ari igisubizo cy'ibintu byinshi. Ugasanga nimba ucecetse nyine undi nawe atangiye kubibona ukundi kuntu wenda bitari byiza, sibyo? Bishobora kuba ari defo, ariko ndabasabye mumugire inama. Ashobora kuba we yabyanditse ariko hari abandi bantu benshi cyane babihuriyeho. Ndizera abantu munkurikira, abantu munkunda, abakunzi banjye n'abafana banjye byose, ndabizi neza ko uyu muntu umwe mu bakunzi banjye ikibazo yabajije muri buze kumusubiza neza, sibyo? Imana ibamere umugisha. Rero nanabasabe kuzajya mujya muri komenti mukandika ikintu mubona nyine umuntu yakoraho cyangwa ibintu umuntu yavugaho byagira abantu bifasha. Hari igihe uba uri kubona akantu ariko kuko wenda wowe nta YouTube channel ufite uri buvugiraho ngo abantu benshi babyumve, ukabona ntago biri gukunda, ariko njyewe ukaba wanyandikira nkabisoma, nkaba nyine njye nabiganiriza abandi bantu. Si tuba dufashije abantu benshi se mu buryo bwiza? Akantu rero wumva ko ari keza cyangwa ikintu uhora wibaza cyangwa ubona abantu benshi duhuriraho ariko ukabona ntago abantu bakunze kubivugaho, ujye unyandikira. Iyi nimero iba hano n'ubundi niyo nimero yanjye. Kwitaba, hari igihe nitaba yego nzi ko umuntu agiye kumvugisha umwanya mutoya, nkashiduka bibaye birebire cyane, ugasanga ntago binkundiye gukomezanya nawe kumwumva nk'uko unyandikiye message nabyumva. Ushobora kwandika message wabona itangiye kuba ndende koyohereza ukongera ukandika indi, biroroha mu buryo bwo gusoma no kuba umuntu yakumva neza ikintu ushatse kumubwira, kuko hari igihe wihutira kwandika ugasanga kibaye kirekire wujujemo n'amakosa, ariko iyo ugiye wandika itari ndende cyane umuntu abasha kuyisoma akayumva akumva nyine icyo ushatse kumubwira, ku buryo ibaye mbonye ntari bubifate mu mutwe byose nshobora kuza hano nkanayisoma, sibyo? Abantu rero tukakugira inama, ubundi ni nk'ibisanzwe mujye mureba ibiganiro byacu birangire. Hari ukuntu umuntu areba ibiganiro ari guteka, ari gukoropa, cyane cyane nk'ibi ngibi. Iki ngiki bishobora kudakunda kuba uri kundeba, kereka wenda nk'icyo guteka cyo gisaba nyine uba uri kukireba kugira ngo hatagira akagucika, ariko nk'iki gutya mba ndi kuvuga ushobora kugipureyinga uri gufura, uri guteka, uri gukora ibindi bintu, nabwo biroroha nyine kuba wakumva ikiganiro. Cyangwa se njye hari mu bantu njya nkurikira cyane cyane nka Stella, nkunda hari nk'igihe ibiganiro byo mbireba bwije cyane. Kuki mureba bwije cyane? Hari igihe akenshi mbireba bwije cyane, ndabyumva we navuga yitonze ukuntu mbireba akenshi ndyamye nkacyumva kikarangira, ahubwo ngashiduka nasinziriye, nkaza kuzamo nyuma nakwicura nkaba nabizimye. Nabwo rero ushobora kujya ukumva nabwo uryamye tukagutera gusinzira, si byiza. Hari abantu bajya babura ibitotsi nkanjye. Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane. Nyagasani ajya ahaza ibyifuzo byanyu. Imana yorohereze buri muntu uwo ari we wese urwaye, umupfakazi n'imfubyi. Imana ijye iborohereza neza, ko ushobora kuba urwariye mu rugo cyangwa kwa muganga. Uburwayi burababaza. Hari abantu mufite indwara zidakira, noneho zikaba zidakira, zinaryana hafi ya buri munsi. Imana ijye iborohereza ubwo buribwe muba mufite bushire. Abapfakazi namwe Imana iborohereze. Imfubyi nazo ziba ziri guca mu bintu byinshi kandi ugasanga ntabwo zifite abo zibwira. Imana namwe ijye iborohereza, ijye ibaha guhitamo neza muri ibyo bibazo muba murimo, kuko hari igihe uhura n'ibintu bibabaje ugatangira kujya mu nzira zitari nziza. Rero Imana ijye ibayobora, Nyagasani ajye ababera intambwe ya mbere.
intambwe iya mbere ijye ibe ihora ari iya nyagasani kugira ngo byibura ukurikireho kandi imana ntabwo yaguhitiramo ikintu kibi. Ndabakunda, mwakoze kunkurikira. Preview.